yateye ivi ku munsi wo kuwa gatanu. Urabizi neza ku itariki 31 z'ukwezi kwa karindwi. Hako rero avera abantu benshi bari kuri shidikanya bakarebara nka ari plank ngo ni gute umuntu ajya gutera ivi. Nuvuga ngo ariya namwe mu mashusho yamaze kujya hanze ariko iterwa ry'ivi ry'uwitwa Regis ryari ririmo bamwe mu nshuti ze ndetse bayobowe n'umugabo witwa Pirate cyangwa se ministiri wa magendu tumaze kumenyera muri Jersey Comedy cyangwa se tuze nk'umupampe wa Bruce Melody. Ikintu cyonyine kikwemeza nyine kuko impamvu urabona nanuza yarabikoze ura Mitsutsu. Mitsutsu yagiye dukubita amaprank agera nko kurangahe twarayabonye filime haragiye abantu babifata mu ubwo buryo. Ibaze ko nibwo nemeye ko urukundo nyarukunda bari urukundo nyuma yuko mbonye witwa Capitaine Regis yemera umusatsi yishyuriwe amafaranga akayoboka kavuga ngo ukure ku mutwe tugushyire muri script twifuza akavuga ngo gumana akazi kawe ntabwo nakiyogoshesha cyane. Ariko nk'uko witwa Delila yogoshe Samusoni niko witwa Capitaine Regis umwana w'umukobwa wamutwaye umutima mutwara uruhu n'uruhane ntiyamusigira n'igipande yamaze kugira gutya aramubwira ngo Capitaine Regis mwiterwa ry'ivi ryanjye mu buryo bwo kugira ngo ifoto igaragare neza mu buryo kugira ngo video ise neza kurushaho mu buryo kugira ngo utungure abantu babyibazeho emera ku bwawe n'amarangamutima n'ubushake bwawe kuraho kwafe rwose umuntu urabyo ibintu ari bishya kuri wowe. Ariko baravuze ngo ivi rya nyuma ryatewe witwa Nyambo ritarirangira nta wundi muntu ujya gutera ivi hano mu Rwanda. Ariko abadespera batwetse ko baturusha ubwenge urwego rwabo barutwereka ndetse batwereka ko banaturusha amafaranga k'ibyacu turi mu Rwanda bigoye kugira ngo abana b'i Kigali tuzabatsindire. Harya nurya utwaye Nyambo nawe no mu diaspora nawe no mu diaspora sha urabona yazanye yaca n'undi yiwe yakoranagaho na Queen ntabwo irivi ryaba ari ryo wenda pfuno ryo kugira ngo wongere kubyutsa iracano bakahita batangira kudukubita uduplanka kuri iriya cano. Ngewe reka nkubwire ikintu kimwe Maria time naguhaga nge ndayicuza sinizeraga ko nge nawe twasoma page ya nyuma. Every time natangaga kashi ntazikabaniga bakora ku manyashi singiye kwanga nihoma kuba baby samoya nkabona nibwo garutse stay najyaga nanga kuguha marifti ntazikari byo wikundira kuba jizi singiye kwama nihoma kuba baby nangiye kubona kahubwo ndi mideni. Yes, what's up Kigali, je suis professeur Cyucyu aka Eric Stonchide Superboy isamba nibago ntetatse ubwiza umwiza utagira inegero ku cyumweru nyankora kuko apete bapete yapushinze ya propose ama equipe etiza pete bayitupa mu matsinda abanzi ndabasuhuje n'abatanze mu bigire kibazo kuko nanjye ntabwo mbazi. Nizere ko mumeze neza cyane by'umwihariko ababashe kwanda subscribe kuri Big Town TV abo ngabo nibo tugenda tubana umunsi ku munsi. Mike umeze neza? Sawa narebe kabisha. Uyu munsi ndabona waje kuntereka hitwa mwizindiro ahitwa ukabari ka Sahara ngabariho tuza gukorera ikiganiro. Hano hitwa Sahara Pub n'ahantu heza bafite amacumbi bafite ikikoni kimeze neza. Yego. Hari brushette ukwavu abantu bikundira kamisa myiza nako kaba kameze neza hano. Aba bose banyarukiye hano mwizindiro cyane rwose hari akajaride keza ibiti bya fresh amahumbezi kabisa ubu yumva fresh wagira ngo wibereye ku kiyaga. Yego ngo nizere ko nyine bahumva bamaze kuhumva ubwo ushaka kuza kuryama neza gana hano kuri Sahara Hub kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza cyane. Wari umeze gute rero? Abana fresh narebe kabisa. Wumvishe ko ntangiriye ku karirimbo kitwa Maria nako umuhanzi witwa Rusty Kabano amaze iminsi ataye hanze ariko kamaze guca ibintu hirya no hino abantu bibaza nga ya magambo ngo dore wahunze igare wirukira ku mamodokari. Harimo ijambo rivuga ngo ubu namaze kubona ko undi midene muri make yabwiraga abakobwa bose ko basigaye bamurima amadene ikindi cyo giye ngo bamwishyure cyane rwose. Nta kindi gitumye mvuga ibi bintu ngira ngo kuri iyi minsi kuri iyi mihanda uri kubona ibintu bya circulation yiterwa ry'ivi ry'umugabo witwa Regis Capitaine umugabo ukomotse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego. Nyuma yuko atwaye igikombe cy'umwe mu bakinyi beza bigaragaje muri Mashariki Festival bakamutumira muri Amerika nk'umukinyi wa filime sinzira ikiri gihugu wese akatiramo
yamaze kwidarapa uyu munsi wa none nawe nyuma yo kugenda beshywa mu nkundo atereta barongora nawe yavuze ngo reka nanjye nidarape nterura icyana nkubite hasi kugira ngo abasore b'iyi minsi batibwira ngo nanjye ndi umwe mu biremba harabibwira ngo buriya ngo ntabwo kazamukaga gusa ngaho nawe urumva utagiye kujya mu buzima bw'umuntu bwite kandi ibyo bintu ari byo biri kwanga we nibyo iri kwanga ariko njye ntabwo mvuze ugeze mu buriri bw'umuntu gute wavuze ibihari bigaragara icyo nshatse kuvuga ni iki mu buriri bw'urahazi mwararyamanye ngo nyine banza wumva ibyo bintu byo kwinjira mu buzima bw'umuntu bwite nimba umuntu ari umusitari vuga ku bihari abereka naho kujya mu rugo rw'umuntu ni nacyo kintu n'abandi bantu kuri Pamela bari kuzira ujya kuvuga ko Pamela atandukanye na The Ben wagiye mu rugo rw'iwabo The Ben yigeze atangaza ko yatandukanye na Pamela yigeze avuga ko yatandukanye na The Ben ibyo bintu naho ngo dukorera ibyaha yego reka nkubwire ikintu rero gitumye mvuga gutyo urumva byanze bikunze igira umusitari ukaba unakuze by'umwihariko abantu bakuvuga uko bashaka bakakugereranya mu buryo bashaka kugereranyamo kandi n'uburyo ubisesengura mu buryo kugira ngo wumvikanishe inkuru ushaka kumvikanisha ubwo se ushatse kubihuza na rya jambo ngo Miki yavuze ngo nimba ari umugirigiri nibyo ushaka guhuza ngira ngo warabyumvishe ko yabivuze kandi bikondwaho n'abantu benshi cyane bavuga ngo nyine sindi kuri ya migirigiri hari ikintu byo bishatse gusobanura nubwo ateruye ngo abivuge yavuze mu mvugo ijimije icyo nshatse kuvuga ni ikihe urabizi Regis yavuzwe cyane kuri iyi mihanda avugwa n'abantu bagiye batandukanye avugwa no mu nkundo zigiye zitandukanye by'umwihariko n'umwe mu basore bazwi ko atera amashaba iyo tuvuze gutera amashaba nuko buri mukobwa wese wagerageje kumunyura mu biganza yarongowe n'undi muntu urugero turaza kwifashisha urukundo twamenye rwavuzwe n'abantu benshi cyane rwiwe n'umuntu witwa Miki yararongowe yego tunyuma haza kuza nyuma yuko urukundo rwe rurangiye cyangwa se bagatandukana kandi urabizi ko bakanyujijeho bigaragara abantu benshi cyane inkuru barazivuga kugeza ubwo bumvaga ko bano bantu banabana nk'umugore n'umugabo arangije aragenda nyuma y'uko agiye haza kuza uwitwa Queen cyangwa se Ringo nawe barabiderapa nk'abantu bagomba kuzabana ndetse abandi banavuga ko banabana mu rugo yarongowe nande ngira ngo warabyumvishe yarongowe nande bidaciye kabiri uwitwa oya tutararengaho Queen yarongowe nande nibyo ni kukubwira bidaciye kabiri uwitwa Queen araza Regis amwambugwa n'uwitwa Nizoka Boss nahisa reka mbanze ndetse nyine nanjye tutararengaho ngaho hari ahantu Nizo na Queen bigeze bavuga ko bakundana nukuvuga ngo bo ku giti cyabo nuvuga ngo kuba abantu bakundana no gukora ubukwe biratandukanye hari ibintu abantu bakora hari imibanire abantu bafitanye ndetse hari n'ibyo bayihuriramo bikwereka kuko abantu bari mu rukundo uyu munsi wa none umukobwa mukundana ushobora kuba waramaze kumwereka inshuti zawe ariko mutarabana mu buryo bwemewe n'amategeko bivuga ngo bari mu nzira igaragaza ko bari kwerekera ku mubano wabo kandi batabyemera ko bakundana ntabwo ari uko batabyemera bavuga ko ari inshuti ntabwo ari uko batabyemera kuko na Agana Miki batangiye batabyemera Agana Miki yarya ngo ari mubyarana yari mubyara we yari mubyara we nabo batangiye batabyemera kuba rero batabyemera kwa Queen na Nizoka Boss ntabwo ari ukuvuga ngo nuko bidahari kuko twebwe amaso yacu arareba ndetse akanasesengura ariko aho ngaho ntabwo wabibara nk'ishaba Regis yamuteye kubera ko anytime ntiturabona ivi rya Queen na Nizo ni ukuvuga ngo bivuze ko ryo dushaka kuvuga ngo ino ni process y'intangiriro y'ubukwe bwabo sibyo rero ibyo ngibyo byo ntago wabibara ngo nk'ishaba ahubwo tugende ku wundi oya buretse reka ngwire impamvu tugomba kwifata nk'ishaba nimba wari uzi Queen mu minsi nyine wari umuzi na mbere yuko ahura na Regis ukaba utarigeze mwumva avugwa mu nkundo ukaba utarumvisha ibihe bye n'abasore runaka nyuma y'uko Regis amushyize mu biganza ukumva umuntu nka Nizoka Boss w'umusitari twamenye kuva muri za 2 n'imisago tukaba tuzi ngo yari idarapye takaramanuka araza yifunga kiriya cyana bivuze ngo ni umugisha wavuye mu biganza bya Regis ariko ngiye bire uburyo bikoramo mbona ari nk'ibintu bahuriyemo by'akazi ntago nge mbibara nk'urukundo none se iyo biza kuba ari urukundo nk'uyu munsi wa none urebye uburyo urugana na nuze bakorana na Derek again na Derek ubona ko nyine ni umugore n'umugabo kandi na mbere ukuntu bakoranaga wibonaga yuko harimo akantu hako uburyo Queen na Nizo bakoranamo burangiye bijya binshanga ngabo barakorana bagafuhirana byagera kuri social media turi inshuti duhujwe n'akazi
umubano waba ari abantu ujya unteramo akantu ko kubibazaho cyane, ariko byo ntago byo mbibara nk'ishabo, ntago mbibara nk'ishabo rwose. kuba ngo Queen yaravuye kwa Regis nabibara nk'ishabo ry'uko yahuye na Nizo, kuko nta kihari kibigaragaza. none se ukavuga ko ari ibintu byaje byitimbura gutyo gusa birahura n'urwego uziho Nizo Kabosi? ni ukuvuga ngo byose kumenyekana kwe, kumwumva, kumukunda byaturutse kuri nde? Kuri Regis. Nimba tukubwira ngo wenda urugero twifashije Miki, nawe ubwe kumumenya kwacu, kumenyekana kwe byaturutse mu biganza bya Regis, kandi nuze Miki atajya bara Regis mu bantu bamufashije kuzamuka. Kuko nta muntu wemera umuyegisi we mu gihe mutajyanye n'ibihe byiza. Ntabwo we wapfa kubwira babujijwe n'iki kubigirana se? ntago bajya kureba amavideo yabo, cyangwa niyo yakera bayagaruye ubona nta bihe byiza we bagiranye. Ntago bivuze ko serivisi nziza uhereza umuntu ariko azayikwitura cyangwa wayikwishimire. Uri kuyimuhereza ariko umutima we ntago uri kumunyura. Wenda twebwe n'amaso yacu ari kubireba akabikunda, ariko we muwe ntago ariko bimeze. Twebwe uko tubizi yamuhaye serivisi nziza kandi yari ikenewe, ariko nyuma ye ntago yari abikeneye, ntago ari byo yashakaga, sinabyo yabonye. Bivuze ngo nyama ni kwifashisha uwitwa Queen, nawe nyuma yuko ahuye na Regis akagerageza kongera kumugarura kuri iyi mihanda, nibwo na Nizo Kabosi nawe yavuze ati reka nze mumenye kurushaho, reka nze dukorane, dupanga indi mishinga, twapanga ibirenze ibi. Ariyo mpamvu baje kwihuza, birangira mwambuye Regis aramutwara. So yaramumwambe se cyangwa barashwanye? Oya, none se erega umuntu yamukwambe n'umuntu mwashwanye, none se sibyo? Azubundi hari ikintu gihari kigaragaza ikintu Regis yaba yarapfuye na Queen. Ikintu kibigaragaza nta na kimwe, kubera yuko impamvu nta na kimwe. Queen yarakuze amaze gukura, aravuga ngo mba gucuka, reka nanjye gukora ibyanjye. Ni ukuvuga ngo bo nyirizina ntabwo bigeze bashaka ko ibyabo biba amatiku, biba amahane, cyangwa bijye kwiyi mihanda abantu babisakuzemo, sibyo? Niyo mpamvu rero uwitwa Queen na Regis bitigeze bijya hanze. So duhita tugaruka rero ku kijyanye n'ivi ry'uwitwa Regis wamaze kwidarapa, ashyira umwana ku ivi, aravuga ati reka nditere. Ndetse ku batabizi neza, uwitwa Regis hari ababibonye ku munsi w'ejo, hari abari kugenda babwira gute na gute, ariko Regis yateye ivi ku munsi wo kuwa gatanu. Urabizi neza ku itariki 31 z'ukwezi kwa karindwi. Ariko rero abantu benshi bari kuri shidikanya bakarebera nk'ari plank, ngo ni gute umuntu ajya gutera ivi akaba ari we n'umukobwa agiye kwambika impeta na cameraman gusa. Ntabwo ariko bimeze. Ku bantu batabizi neza, nuvuga ngo ariya namwe mu mashusho yamaze kujya hanze, ariko iterwa ry'ivi ry'uwitwa Regis ryari ririmo bamwe mu nshuti ze, ndetse bayobowe n'umugabo witwa Pirate cyangwa se Minisitiri wa Magendu, tumaze kumenyera muri Jersey Comedy cyangwa se tuze nk'umupampe wa Bruce Melody. Numwe mu bantu bari mu iterwa ry'ivi ry'uwitwa Queen, nawe mbivuge sinzi niba abantu bamuzi. Yitwa Queen cyangwa Vanessa? Yitwa Queen cyangwa Vanessa? Wapi? Ubwo ni Queen Vanessa birashoboka? Wavuze Vanessa ko ari ryo nyine banditse, ari ryo dizwi ibyo bya Queen. None se ubwo abo babyanditse nanjye tuziranye biratandukanye. Nje uriya mukobwa muzi nka Queen, nkamumenya nka Ange, kuko nawe n'umustar, ntabwo ari kuvuga ngo nundi muntu. Urumva? Yakoze iki? Nuvuga ngo umukobwa witwa Queen numwe mu bakobwa bamenyekanye cyane by'umwihariko mu ma video y'indirimbo cyane cyane ya Davis D. By'umwihariko hari indirimbo ya Davis n'umu producer yitwa Roda. Urayizi? Alhamdulillah wa subhana wa dulahi wa mini. Nureba iyo ndirimbo y'umuhanzi witwa Roda, ugasanga atarimo, yitwa ngo Lolo, ugasanga atarimo, akaba ari mu ndirimbo ya Bushari, Davis T. Ugenze gake tubanze turebe ko iyo ngiye, ubwo bivuze ni umu vixen, umu video vixen. Yego cyane. Ni ukuvuga ngo nyuma y'ibyo niba ngo Davis T wakunda no kumukoresha cyane, akaba avukana n'undi mukobwa witwa Pucuri w'umu video vixen mu ndirimbo, kandi nawe umaze kwegukana ibikombe bigiye bitandukanye mu maririmbo.
nawe uri kumbeshya njyewe amakuru uri ibi nkubwira ni ibintu nkubwira nzi neza cyane ndetse n'iki Pucyura bahe uravuga uramu Pucyura bahe Pucuri duherukana nge aho twaherukana aba ni ku Gisozi nimba yarimutse simbizi wahehe nyina komoka Pucyuri no wayakomoka urajya kumbeshya ngo Pucuri ni mukuru w'umukobwa witwa Queen urumva haje waravuze ko irindi yitwa Vanessa ubwo bya Vanessa byo ntabwo nari nabizi ushobora kuba wabitiranye inde witiranye undi none niza ku iyo phone njye naho internet angiri kugenda gake icyo nshaka kukubaza kimwe muri byo banzu nize uyu ninde uwo ninde njye nagira mbanze nkubwire ngo ndetse ngiye no kumuhamagara mu kiganiro buretse gukura aho ngaho mbaze mubwire ngo uri kwinjoyinga gute uburyohe bwo gutererwa ivi numwe mu bakapitene twamenye numwe mu bastari bakomeye cyane numwe mu bantu bakoze ibikorwa bikomeye cyane akegukana ibihembo bigiye bitandukanye nk'uru ruganda rwa cinema mu Rwanda urumva nukuvuga ngo ibi ngiye kukubwira ngiye kubwanjye nishimiye ibi bintu by'urukundo rwa Regis ndetse na Raisa mugani wawe ni Raisa cyava Vanessa ubwo ngiye mwita Queen kuko uyu mwana w'umukobwa numwe mu bakobwa beza namenye muri uru ruganda b'umutima mwiza ndetse udafite na kimwe atwaye icyambere ubwiza bwe ntibugereranwa si ukuba ari mwiza ku isura ni na mwiza ku mutima ndabikubwira nkanye nk'umuntu ubwiza bw'umugore w'abandi kuganira nabo wagiye ureba ubwiza bw'umugore washatse ujye kureba urumva njyewe si ukuvuga ngo kuko uyu muntu yari mwiza buryo uzabivuge umuntu niba ari mwiza burya uzabivuge yego impamvu mbikubwira njyewe uyu mwana twamenyanye mu gihe kinini gitambutseho ndetse hari n'ibikorwa bimwe na bimwe twagiye dukorana sibyo ahubwo mbabazwa nuko atantumiye atagutumiye nese Regis we ntago muziranye Regis we ko atagutumiye noneho Regis nawe ko atantumiye ari we muyomba wanjye nabyo ni ibiki ni ibibazo nawe ushaka kumera nka Mikinaga ukuntu ibintu bijya guturika ntibantumiye ntibagize gute ariko agayidarabye yavuze ngo invitation twarayibonye baradutumiye ariko twanze abantu batwishushanyaho ngira ngo babyumvise yego urumva aha rero ngewe namaze kubona ko ibintu biba birimo gukurura amatika adafite umumaro rega ibi nyine ni amatiku none se uribwira ngo ubundi umuntu yakwishushanyijeho gutetse nimba nyine yakubwiye byanze bikunze kuza kubivuga muri social media ko wabenze kubijyamo ngo biraza kumarira iki suri murabyumva oya byanze bikunze hari impamvu wenda bari ababivuze kuriye wumvise ko witwaga bivugaga Mika kamubwira ati nyabone sigaho wabaye iki nibyo no gukurura inzangano muri social media zidafite umumaro ya handi umuntu agenda avuga nko kurya yagagenda ngo bashatse kunyica bashatse kujya barakwica barisambu musangiye barakwica ufite miliyoni magana angahe bashaka kugutwara ni ukuvuga ngo ikintu nakubwira agana Miki ntago bagirira ishyari inyambo oya nyine utudutiku tubari dutoya none bakadukuririza umuntu akaza kuri kamera akarira ngo bashatse kunyica kandi ku bintu bidafitutse bitagize gute yego bano basitari bo mu Rwanda barakinnye cyane mu bwonko ntabwo byibuza nambe nabo hanze bari mu matiku ariko afite inyungu hako twebwe nizanzangano zacu z'abanyafrika zidafite umumaro yanze kuntumira kuba nta gutumiye mu bukwe bwanjye ni wowe uraya nabivuze yabivuze ngo ko ari wowe ugiye kurongorwa ko ari wowe ugiye gutererwa ivi ni ngombwa ko njye mba mpari none se ko atari ngombwa kuba hari uragiye kugaragaza ko byakubabaje kubera iki ariko nabyo ni ikibazo byo n'indi mistake nindi mistake ikomeye cyane ubundi wagombaga kwambikwa impeta ni nyambo wowe uraza kugaragaza ko bitagushimishije ngo bakwishushanyije kugira bitanga iki ahubwo kuki utakomeje ngo ufunge umunwa n'ubundi ubyihore nk'uko wanze kujyayo ni kimwe no kwitwa nyambavuze ngo njye ntacyo mfite nshaka kubivugaho nese nyine yari kubivugaho iki ariko impamvu bariya n'ubwo bikibababaza uwitwa Agari aragira ati ni gute njyewe nafata nyambo nkamwizera nkamufata nkamumanukana tukagana nkubwira ngo uyu mwana w'umukobwa witwa Miki nshaka kumuterera ivi nshaka kumupropose nshaka kumutungura ibi byose nkamufata nkamugisha inama nkamwiyegereza kugira ngo dukorane ariko nyuma we yajya gukora ibintu akabikora nkawe gusa nibajundika amazi nk'uko ari indirimbo nabonye ariko amusore yabonye ingenzi yayo nanjye nayibonye ngo jundika amazi nabo bagomba kujundika amazi bagaceceka kuko
kuza kuvuga ngo sinagiyeyo n'ubundi nibikomeza gukurura amatigo yego n'inzanga none ugasanga abandi ba bloggers n'aba youtubers barabitsesengura mu buryo bwabyo bikabyara ibindi bintu ugasanga abantu barimye inzangano zidafite ahantu zihuriye ugasanga nimba nka Miki na Nyambo hari nk'umukire wifuje kuba yakora nka projet nshyashya akabatumira ugasanga nago nge nayijyamo Nyamba arimo cyangwa nago nayijyamo Miki arimo kandi nta kintu gihari nese wowe nabike uri umukire wafata abantu babiri bafitanye amakimbirane ukabahuza kuri seti baguhereza umusaruro ibyo ntabwo bijya bishoboka ntabwo bishoboka ako sure hanze ikintu baturusha hanze gutyo umuntu ugira gutyo umwanga bakaguhereza sene bikumva bakaguhereza sene muri gusomana bakabahuza muri filime mukundana kandi mu buzima busanzwe mufitanye urwangano rwo ku rwego rwo hejuru ariko kubera amafaranga mukabikora neza ku buryo nta n'umuntu umenya ko ari urwango mufitanye uri kumva yego twebwe rero iki kintu wenda reka ntange nk'urugero kuri wowe so wari umukinnyi wa filime kwa Kiramani so wagiranye ikibazo na Nuze na Jojo yego wavira iki kwa Kiramani ntange ari kurumva nicyo cyabitangije kuko wagiranye amakimbirane na Kiramani ati ntago naguhuza kuri sete na Jojo ntago najyanye amakimbirane na Kiramani nako na Jojo nyine cyo nashaka kuvuga kandi ibyo ngibyo nta hantu bihure n'iki nta hantu bihure na business ibyo yakinaga nibyo Jojo yakinaga ntago bihura so urumva rero twebwe inzangano turema muri social media nako inzangano turema zisanzwe zo mu buzima busanzwe kuri abana basitari bacu tuzishyira no mu kazi yego kandi nta hantu baba bihuriye so rero aba bantu rwose bino bintu gutya baba baje bakidarapa bakavuga gutya ngo baradutumira ariko ntitwagiye ngo twanze ko kwishushanya n'ibiki hari undi mutima bita birema muri Nyambo utari sawa yego sibyo kandi iyo baceceka wenda Nyambo no kuzabagana bintu bikarangira ariko umutima nimba Nyamara nawe ufite wo kuba yagenda akabwira Miki rwose reka birangire nta mpamvu utayari bita birangira yego rwa rwango n'urwanya rwo rukagira gute rukazamuka aba basitari bacu ko bashaka kuba banyamwigendaho Miki ashaka gukora ibye Nyamba akora ibye Kiramani agenda akora ibye abo basitari nago ibyo niba ari fair kabisa ibi bintu rero nibyo bijya bikunda kuza hano mu Rwanda ugasanga nibyitangazamakuru rihugiwe muri rikora ugasanga abandi bazamuye amabifu ngo abanyamakuru bagenda bakatuvuga ku iyi mihanda kandi stories ziri gukorwa ni bene ubwite bazikereye nibo bazizanye ugasanga baravuga ngo umuntu kucyanza abantu uranganze senguranga agira gute na gute ngo ntabwo byari bikwiye kandi ariwe wakuriye iki iyo beef yo gutuma abantu tufata umwanya wo kukuganiraho ibi bintu rero bakaba babifata ko ngo wenda reka tubikiriyaringe nimba twaranashwanye tute twibanira mu buryo buzima bufatika amatiku icyo bashwaniye ko ntacyo bavuga icyo bashwaniye icyo bavuga ari cyo tumva ingiye kintu cyambere cyo nyine mbona cyakuriye ni impamvu batakivuga nuko nta gihari nyine n'amafuti nugushwana no kuzana utuntu tutafite epfo na ruguru twabo abana bakoboye bacu hari igihe babona bafite amazina uyu munsi bakabona barakora viewership zikazamuka bakagira ngo niko bizahora yego kandi noneho ya time igihe viewership yawe yatangiye kumanuka ukinira za mbaraga z'abandi bantu kuko nk'uyu munsi wa none nka Kiramani ntago urabona ko ntago uburyo yakoragamo mbere byarahindutse uyu munsi wa none yakabaye akeneye imbaraga zande za Miki yego kubera ko uyu munsi wa none Miki afite audience nini sibyo yakabaye agira gutya akaza agakolaboratinga na Kiramani akagenda agakolaboratinga nawe bakagumya bagasangira iki ya audience sibyo ariko se bizakorwa gute mu gihe Nyamba afite filime afite na YouTube channel yiwe ndi kumva igihe Miki noneho nawe viewership yatangiye kuzamuka Nyambo noneho nawe ari ugezweho ninde uzasupporting undi kandi hagati yabo hari urwango ni ibibazo bikomeye ibibazo yego so ibyo byabo rero nitubitindaho cyane n'ubunabwirwa benshi akumva bene yo ahubwo ndagira ngo wenda nigarukire gatoya ku mugabo witwa Regis amaze guca impaka ngira ngo wabibonye iki gikorwa ni igikorwa wakiriye gute ni igikorwa wishimiye cyangwa se nawe hari uko bifata nkuko nabandi babifata ku uyu muhanda igikorwa nakishimiye ni igikorwa cya fresh ariko nimba hari video irimo n'abandi bantu Regis nyine azakora abantu mu rujijo kuko hari abantu babifashe ngo ni za planka no kuvuga ngo ikintu cyonyine kikwemeza nyine kuko impamvu urabona na Nuze yarabikoze ura Mitsutsu yagiye dukubita amapranka agera nko kurangahe
twarayabonye yiwe. None rero nabira nabyo kubera ko na Kiramani na sorry kapiteni nawe ari umukinnyi wa filime aragiye abantu babifata mu ubwo buryo. Hano ndi gushaka kumara abantu impungenge ndetse n'amatsiko. Nta muntu n'umwe utazi urukundo uwitwa Regis yarafitiye kwa Feye yo ku mutwe. Ngira ngo aruze umusatsi amaranye imyaka n'imyaka ndetse naho bamutumiye mu mafilime atandukanye akavuga ati iyogosheshe tuguha amafaranga. Uwitwa Regis aravuga ati ntabwo umusatsi wanjye ava ku mutwe. Akantu kantunguye kabisa. Ibaze ko nibwo nemeye ko urukundo nyarukundo aba ari urukundo nyuma y'uko mbonye uwitwa Kapiteni Regis yemera umusatsi yishyuriwe amafaranga akayoboka avuga ngo ukure ku mutwe tugushyire muri script twifuza, akavuga ngo gumana akazi kawe ntabwo nakiyogoshesha cyane. Ariko nk'uko witwa Delila yogoshe Samusoni nibwo witwa Kapiteni Regis umwana w'umukobwa wamutwaye umutima mutwara uruhu n'uruhane ntiyamusigira n'igipande. Yamaze kugira gutya aramubwira ngo Kapiteni Regis mwiterwa ry'ivi ryanjye mu buryo bwo kugira ngo ifoto igaragare neza, mu buryo kugira ngo video ise neza kurushaho, mu buryo kugira ngo utungure abantu babyibazeho, emera ku bwawe n'amarangamutima n'ubushake bwawe kuraho kwafe rwose umururabyo ibintu ari bishya kuri wowe. Hurungushura nicyo yashatse kumubwira. Hurungushura bivuze ngo yewe uwitwa Kapiteni ukuraho umusatsi zone nibyo bituma umuntu agaragara neza. Oya ira kwafi ya Regis yamuberaga ngira nambikunda. Urane nzi ko Regis afite gahunda yo gushyiraho dread zimeze nk'izo za Mike, ariko uyu munsi wa none urukundo rwamuyobera aho rukwiye. Utavuze nk'iza Rusines. Utavuze nk'iza Rusines zo ni nkeya. Okay, yarakeneye kugira derede zimeze nk'iza Rusine, nk'iza Muhinde, nk'iza Igor Mabano ndetse nk'iza Mike muri rusange, ariko yemera avuga ngo ibi byose nabita ngasanga urukundo nyarukundo. Akaba ariyo mpamvu uyu munsi wa none uwitwa Regis ameze neza ku gakwafeke cyane rwose. Ameze neza ku gakwafeke. yanze guteshuka ku ijambo rya Apotre Gitwaza, aricara avuga ati yambare sha n'ubundi irajyamo. Urakoze cyane. Nawe yavuze ngo singiye kubimbwa nsuzugura iby'umushumba yavuze, ntabwo nzaterera ivi, ariko baravuze ngo ivi rya nyuma ryatewe witwa Nyambo ritarirangira. Nta wundi muntu uzajya gutera ivi hano mu Rwanda usibye ngewe uzazana agace ngatera inkoko. Na Fifira na muraperi Fifira nawe nabonye bamwambitse impeta nka kuriya kwa Kiramani. Mayi uvuze Fifira uranyibutsa. Mayi ubu mfite agahinda ku mutima. Kiki se kandi uriya mwana w'umuhungu w'umudespora waturutse hakurya iyo ngiye akaza agaterera uriya mwana w'inseko nziza ziri imbere ka ivi n'umupangu nari mufitiye bwoko ki. Buriya nakoraga uko abonaga nkora nta rukweto ngura, ngakora nta pantaro ngura, ngakora ndasohoka nk'abandi, nabikiraga inkwano yo kuzaterera ivi witwa Fifira, nkavuga ngo nanjye uyu mwana w'inseko nziza y'umuhanzi uririmba neza abantu bagafashwa. Ibintu byo kumbwira ngo yohereze kuri phone we na Bitray naravuze ngo nge sinzayakoza kuri telefone, nzayakuzanira cash. Ariko abadespora batwetse ko baturusha ubwenge, urwego rwabo barutwereka ndetse batwereka ko banaturusha amafaranga k'ibyacu turi mu Rwanda bigoye kugira ngo abana b'i Kigali tuzabatsindire. Harya n'urya utwaye Nyambo nawe no mu diaspora. Nawe no mu diaspora sha. Bivuze ngo ibi byamamare byose naho uwo Kapiteni atwaye we. Nuvuga ngo uwo Kapiteni atwaye n'umwana w'umutima w'umunyarwandakazi warezwe neza rerwa bya kibyeyi, ntabwo yemerewe kujya mu mahanga kandi nawe ntagabuza abadespora benshi bamupropose. Ariko witwa Regis, ariko Regis nawe no mu diaspora save muri Amerika ejo bundi. Wamugana usiko Regis nawe mu diaspora di haguze ko nari mbyibagiwe. Umva shaka Kapiteni uzi ko Kapiteni bujya nawe mu diaspora. Mu diaspora iminsi dushaka kuba tugeze mu kwezi kwa diaspora cyane, ni tugeze mu mezi yo kubaza mu biruhuko. Dushaka kuba tugeze mu kwezi kwa diaspora kabari bari kudutwarana abana cyane rwose. Uriya mwana buriya nawe ari umukinnyi wa filime. Uriya Vanessa buriya uriya mwana yakinye muri filime yitwa Intimba ya la vie yo kwa Jojo, akina ari umwana wo kwa Minisitiri. Bivuze ngo buriya nawe ntabwo yoroshye nk'uru ruganda, abantu benshi baramuzi. Nawe no umukinnyi no mu Vixen. Bivuze ngo
nawe n'umwe mu bantu bahagaze neza ndetse ntekereza ko bagiye no kuzana utundi dushya kuri iyi mihanda muzatungurwa na byinshi muzabona ko nakabanga mbibi ako se buriya wenda dukure mu rujijo buriya ntago yaba ari uburyo bwo kugira ngo Regis urabona yazanye yaca n'undi yiwe yakoranagaho na Queen ntago iri ryaba ari ryo wenda pfundo ryo kugira ngo wongere kubyutsa iriya cano bakahita batangira kudukubita uduplanka kuri iriya cano. Njyewe reka nkubwire ikintu kimwe ni ukuvuga ngo iyo biza ku mupango kugira ngo batangire business Regis nawe ni umwe muri ba mapanzi dufite kandi akaba ari na munyakazi. Nese nyine ikintu ndi kwibaza kuki hasohotse video ari bo bonyine ari babiri kandi umbwira ko ngo bariteye hari n'abandi bantu kuki video yasohotse ari bo babiri bonyine. Erega nibyo bya bindi nibyo ni aga yakubwiye ngo urongorwa arahari n'urongora arahari si ngombwa abandi hako se wanamuga badahari byakorwa. Nese nyine kuki bundi babitwereka bagiye bareka kubitwereka. Oya ni ukuvuga ngo ubundi kara naka video kaba kafashwa ari akafamiye arakumuryango ariko iyi internet yo mu Rwanda na social media yo mu Rwanda ntaho wayitsima naho wayije kandi ari Regis wakisohori ari wowe wakipostingiye kuri nuze nyine nibyo ngo nibyo umuryango guteze ariko kagira private akajya karebana n'umusheri wiwe. Ariko nimba yemeye kugashyira ku karubanda tugomba kuza kugasesengura nkuko tubyumva nyine. Ni ukuvuga ngo nyine we byanze bikunze nk'umustarega bagomba no kugaragaza ko afite urukundo kugira ngo ergo umukobwa ryashobora kwateretswa n'abandi bantu hanze abantu bakabibona. Ubundi ugira ngo iyo umuntu yamaze gushaka bikuraho guteretwa ahubwo uburyo witwara mwo muteretwa wabo bantu nibyo biguhesha agaciro cyangwa bikagusuzuguza. Nese ubugiye kumbwira ko uyu munsi none Nyambo nta nubwo bateye ivi nta busore bugica ku ruhande bubwirishwa uriya mwana w'Inyambo we namuvuganira buriya rero Mike reka nkubwire umukobwa w'ingurutsi iyo umurebye uramumenya umukobwa w'inshinzi iyo umubonye uramumenya sibyo n'umukobwa udashobotse n'umurebye ntabwo ari cyo nshaka gusobanura. Reka ngurugero rwa hafi rufatika nimba waramenye umukobwa witwa Aisha sibyo Inkindi Aisha ukamumenya ukuntu nyine iyi mihanda ibyo yakoza ibitendo udushya twe hari uwakemera ko ari umwana w'umutima mwiza kandi w'uburanga ntago bishoboka. ni ukuvuga ngo nyine hari ukuntu mureba kandi nawe arakwibwira ngo ngiye ngeze muri script akazi ngakora nk'akazi ariko mu rukundo sinjya njarajara sinjya nakavuye kandi abamuzi wamukunze wese arabizi neza ko witwa Aisha y'umukunze utegeze ukaziyirukana kuko we ntago yakwirukana nta nikosa wamushaka ngo uribone. Uwitwa Nyambo nawe rero numwe mu bantu batagira akajagari n'agashurushuro k'abagabo n'abahungu yego iyo akunze arakunda akureka uko mwatandukanye. Nyine ntabwo ari cyo nshaka kuvuga ndavuga nubwo umuntu yatererwa ivi cyangwa ntiyabura babandi bantu babatesha mutwe ahubwo nyine wowe uburyo ubitwaraho iyo uvuga ngo iyo ubaye cyabihwahwa baragusuzugura. Uwitwa Nyambo nawe usibye kumutekereza gutyo nawe ubwawe uri umusore cyangwa se umugabo uramutse ubonye opportunity guhuza no kwinjirira Nyambo ntabwo wakifata. Kanjye nakifata je ntabwo nshobora gutereta umugore w'umuntu mbizi ntabwo nshobora gutereta umukobwa nzi neza ko yaterewe ivi ikindi kandi ndi umugabo ndubatse ntabwo ngiye nshobora kujya gutereta umukobwa. Erega wowe harimo n'akantu k'ubwoba no gutinya nta kiza nko gutereta umugore w'abandi kuko uri muri competition na nyirawe umutsindiye akaba ari umwegukana. Niko mbibona niko mbyumva bivuze ngo rero abo bagabo ntabwo babura abo basore ntabwo babura bavuga ngo ese ariko uza wese ni udafite amakuru kuko ntabwo ntekereza ko uriya musore wakijajara uturutse muri uru Rwanda rw'imisozi igihumbi ngo ugiye gutereta Nyambo nkurikije n'urwego n'ubushobozi nabonanye uriya musore wabonye ibintu bakoraga mu gitaramo cya King James. Nasaba ko yaciye inyuma akamwambura Titi we kuki bataca inyuma ngo bamumwambure. Erega buriya Titi yari insina ngufi yagomba gucibwaho uruko. Titi ahubwo ashobora kuba yarirangaye warabona umwana imyaka agezemo ntabwo yamwerekaga ibimenyetso by'uko ashaka gutera indi ntambwe. Titi bashobora kuba yarahugiye mu bubesto sinzi wenda hari no kwiyubaka ariko mu by'ukuri
Nyambo umwana buri umukobwa yamaze kugera kurenza imyaka 25 aba yagiye. Nyambo sari muri hafi 29. Ntayo Nyambo arimo. N'uw'icyenda na kangahe? 25. Uw'icyenda kangahe? Si uw'icyenda karindwi. Nyambo. Karakaraka. Nyambo n'uw'icyenda n'icyenda. Nyambo n'umwana. Nta kibazo. Ariko umuntu uba wagejeje imyaka 25 w'umukobwa no ku gitsina gore utaramwereka ko hari indi ntambwe ushaka ko mutera, mukagumya muri za hani bebe twasohotse sheri ndagukumbuye, nta kintu kifatika umubwira, shaka ngo ntago bumufite. Nyene ibya bindi babashuka ngo ni iby'ububesto ugasanga ububesto kutagaragaza urukundo rwanyu ngo turumenye turwubakeho, nuzakenera uwo mugore azamenye ko afite undi muntu afite. Urumva? Niho hantu bituma abantu bahora bajijije. None se ubona uwitwa Aisha yaranze adateretwa n'undi muntu wari we wese, suko abantu bubatse urukundo rwe na Irene bakarwubakira kuri social media, abakene Aisha bose bakamutinya bavuga ngo afite umugabo Irene, bituma abantu batangira kugenda bamutinya, ariko ubu ngubu nyine afite uburenganzira bwo kuvuga ngo reka duteretane. Ariko reka nkubaze inde nande bateretana? Oya, abantu bamutinya ngo reka duteretane nyine baramutinya. Yego baramutima. Burya wumva umuntu utetana Aisha ntawe. So uyu munsi none ahubwo mvuze gutyo bishyira ku karubanda base yabura abamutereta. Ubukwe bwa Irene muri ndahabe buri kwita kizingahe? Ubukwe nkuko yabivuze ashobora kuba ari ira save the date atari we wayisohoye. Ari ni save the date nibi. Save the date ubukwe bwagomba kuzaba mu kwezi kwa 8 twagezemo. Basohoye save the date cyangwa basohoye amafoto yo basohoye save the date yarasohotse y'ukwezi kwa 8. Karibwo ubukwe buhari. Reka tubirindire nyine. Ira ni foropo. Ira ni igipindu witwa Irene yadukubise ntabihari. Kubera iki? Ntabyo. Turi kwitaki zingahe? Ntago turi ku itariki turi mu kwa 8 turi mu matariki nimba atarane gutyo. Ibaze ko tugeze ko aya matariki 5 turi ku itariki 5. Nta muntu uramenya ngo aya matariki ako nimba kuri 26 z'ukwa 8. Nizo ubushaka murashaka ko ajya hora byasaza nimba yarasoye save the date nuko njye ikibazo cyo invitation iterangiraho nyine. Niyo kintu ngemba nibaza. Kandi uri kuvuga ko save the date yasohotse. No se yasohotse mu ruhame y'abantu benshi manyene invitation ya Irene. Kuvuga ati Professor Cyucyu urumwe mu bantu twabanye twakoranye twavuganye twaganiriye ukwiye kukumeneka mu kirori cyane cyo nanjye va cyumeye gisi wanje kandi ntago Aisha ari we yatwaye. Ubwo ngo narimbaza imbogo. Ubwo nari nyirashe. Ubwo wasanga nyine udakeneye mwubwo buko. Ntabwo naboramo. Nasha ntazayimbe nditumireza invitation nyine. Niyataye impa nzabujyamo. Urumva? So rero Mike reka dusoze twifuriza urugendo rwiza rw'urukundo rwa haje bavuze ko ari Vanessa. Umukobwa yitwa Vanessa. Queen Vanessa. We na Regis batangira urugendo rwiza kandi ruzababere rwiza cyane cyane ko Regis ari umwe mu basore burasinze nimbuzi umutima mwiza Regis yigirira, umusore mwiza ushingwe witonda tagivuga amagambo menshi cyane rwose. Ubundi Laisa kuki ubundi namuvugishije muri kiganiro. Reka nze mubaze gato numve ubundi nkwiye kuba mubaza iyi nkuru ubundi kuyihererana gutya simbyiyumvisha. Yana mubaze kabisa agira ikintu turobora. Ndagira kandi tubwira nyuma iyo kwambikwa impeta. Yo kwambikwa impeta. Yarayambitswe se yarayambitse. Yarayambitse? Oya kandi Raisa kuvuga Raisa nagira kuvuga kinuze. Oya Vanessa niwe mvuga. Nyuma yo kwambikwa impeta niwe nshaka guhamagara. Kubera ko nshaka ko ibi bintu kugira ngo gana mbikonfirma abantu batanibwira ngo ni ibintu biba biraho by'ibihuha. Katwumve ko nimero yiwe iriho. Twumve ko nimero ye iriho muvugishe numve byari byo. Eciyemo. Amahirwe nyabona nyitabe ngire utwo mwibwirira cyangwa se mwibariza. Biragoranye cyane kumufatisha
niwe wajyaga umutereta ashaka aba yaranditseho ngo don't pick. Don't Wajyaga umutereta ukamutesha umutwe. ni inshuti yanjye gusa Mukiriya wacu by'umwihariko umurongo muhamagaye ntabwo ni inshuti yanjye inakomeye cyane ndetse ku rwego numvaga iki kirori nakabaye nkirimo akaye narakibonetsemo kanongere rinde rimwe ubwo natayifata nyine tuzamuvugisha ubutaha ariko byanze Hari bikunze umukobwa nagiye muri telefone ye ndeba amanimero ye mbona hari aho yagiye yandika ngo don't pick, stress, ikimara, urutwe udarekura ntakurika yasha abakobwa amazina bita abasore amazina bita abasore abasekeje. urumva rero ntabwo abasha gufata telefone nahise tujye tumwibariza nta kundi nyine turahiye. Ese wahamagaye kapiteni? ariko reka mpamagare kapitene nawe twumve nimba hari ikintu abitangaza. Asa aritaba nawe ko kubyuka ko ari sangahe yibyukira mu masaa 5. Wa mugani nawe ni ibibazo. Nako saa 6 zageze ariko bari abasaza barara kuri telefone cyane bari kweditinga amafilme bakoze kumufatisha mu gitondo ari danje. Ni danje. Regis kapiteni yuko mwana Regis aho ko atakirikoresha cyane kapiteni nyine uko ibintu bya gisirikare ntago agikunda kubijyamo cyane. abonye kabisa za komedi zo kwambara imyenda ya gisirikare yaraziretse. Buriya haba harajemo agashoke gashobora kubitera. Reka twisoreze nimba wamubuze ntacyo. Kora nimero ye mfite. Reka twiganire ku musozo ntacyo. Reka twiganire ku musozo n'ubundi bwo igihe cyere cyose twamuhamagara. Tukaza kumva ibyo ari byo. Kuko n'ubundi byanze bikunze ashobora kuba kumufatisha biri kugorana. Mwihorere rimwe rero kuko kapiteni abyuka atinze man. Ubundi ushobora kumuhamagara ntanakwitabe. So ntaribi. Ubwo rero reka twizere ko byanze bikunze bazagira urugendo rwiza rw'urukundo rwabo kandi tubifurize kubashyigikira, twifurize amahirwe masa muri byo. Nyaboneka nyuma yuko bambikanye impeta ntibazatandukane bya bindi biyabubu. Bya bindi tumenyereye twumve ko bizarangira bigenze neza tubutashye tukazinywa nkuko bisanzwe tumaze kubimenyera ku byamamare. So reka mbashimire cyane rero ngende Professeur Cyucyu ndetse kuri kamera hariho Mike nk'ibisanzwe nkwibutsa ngo reba indirimbo yitwa Maria y'umuhanzi yitwa Last Kabano kugira ngo nawe urusheho kugenda unezerwa uryoherwa n'uburyohe bw'indirimbo. Ciao ciao. Murakoze.